kumva numva umuntu anyitereyeho mpora ngira ngo nise ko birangira yasunitse rimwe numva reka da ndavuga ati ibi ngibi ntago nk'ijambo ntibi bintu uri mu mbega nahise menya ko ari uwo mwana turi kumwe mu nzu kuko nari mbasiganye na se mpita nibaza ko se nyine yagiye mu kazi ko rero byarangiye tugundaguranye kuburira aranankubita dore ibindi ndakira ibikomere ubundi rero ndasohoka ndagenda mbwira umuturanyi nese uzi ishano ngushije ntukubona ndongorwa n'umwana nabyaye nuko byagenze ntaragize ihungabana bubaza abaturage bose reba ukuntu umeze uko ubu se nuko nari imeze muri iyi minsi yose nuko nari imeze nagize ihungabana nyine ariko sinkunze kuranwa nawe gusa uretse ko akenshi nazaga nyina akambwira ati umwana utaha saa 5 z'ijoro uwo mwana aho ntibazadukorera ishyano ashobora kuba gusa icyo muziho nuko nzi ko atiba ariko ibindi by'ubukubaganyi bwose ashobora kuba bikora nuko ataragira igihe cyo kuba yafungwa kuko ndumva imyaka 18 ntayaragira bamujyana mu kigo ngororamuco yo ni amahano ni ukuri kw'Imana kuba nabaho sinigeze numva umuntu warongoye nyina akiri ku murwayi wo bababwira kureka ngo bareke gucuruza ibitoki